Ibyiza burya biba bikwiriye umuntu wakoze. Aha rero Kicukiro mu Kagarama hari amazu atatu y'amataje meza pe. Uramutse ukeneye nko kugura inzu waturamo ukaba utuye neza. Uramutse ukeneye nko kugura inzu ushobora no kuba wakoreramo business kuko iri ku muhanda wa kaburimbo. Aya mataje atatu ntarangire nawe utaguzemo. Ni inzu zifite ibyumba 4 na douche na toilette 5, ubwo habaruyemo n'andi y'abashyitsi, ariko ni amataje meza. Ndagira ngo ubanze urebe quartier zirimo. Ni amataje atatu, hari iyi turi kukwereka, hakaba ikurikiyeho, hakaba niyo hirya. Ni nziza mu bunini, ni nziza muri quartier zirimo. Ziri ku giciro cya $350,000. Ariko izi nzu ni imari cyane, ni inzu kwiriye kuza ugasura mbere y'uko ugura izindi nzu izo arizo zose. Reka rero duhere hanze ngende nkusobanurira igice ku gice kigize izi nzu, reka tubane. Ubu rero tugeze hanze nyine ngiye kuzibereka. Nababwiye ko ziri ku muhanda munini wa kaburimbo hano Kicukiro mu Kagarama, ahantu heza ho gutura rwose. Ni amazu atatu rero, iriya duturutsemo niyo turi bwinjiremo imbere nyibereke neza, ariko hari iyi ngiyi hakaba n'iriya. Urabona ko ari amazu afite amparasoma nziza muri quartier nziza, wareba ruguru gutyo umuhanda mwiza cyane. Urabona ko kuri amparasoma ari sawa, hirya hepfo hose ni ahantu hagaragara neza. Rero nagize ngo duhere hanze bereka amparasoma yazo, noneho ni muze twinjiremo imbere. Duhereye kuri iyi gate dukomerezemo imbere no kuri parking. Ifite gate nziza, ifite design nziza nk'uko ubibona. Hari abantu bakora gate ariko ukavuga ati yewana ahangaha ni security, ariko byose hamwe na design. Iyi gate yayo irakoze pe, imeze neza. Ariko nyuma yo kubereka nabereka n'uru rugi rw'icyuma rukinga gate rwiza, narwo ruriho ama design ubona ko ari ibintu bimeze neza. Aha rero tukinjira turahita noneho duhura na parking ishobora kujyamo amajipe 4 aparitse neza. Parking irimo amapave meza y'amakoro, urabona ko aconze ameze neza, urabona ko ari inzu imeze neza. Hanyuma rero iki gice cyose ni parking ushobora kugiparikamo, ariko ahangaha hakabaho hano hariyo inkingi izamuka, jaride kabiri hano hejuru. Mbere yo kugenda rero ahandi ndagira ngo tubanze tuvuge kuri iyi design y'iyi nzu. Iyi nzu iragaragara neza, ifite design nziza, ni ya etage ugura ukaba utuyemo ukavuga ngo ntuye ahantu heza. Yihe ijisho ubanze uyirebe, yaba ari amaterasi ariho, yaba ari uko igaragara, urabona ko ari inzu y'itaje nziza igaragara neza cyane. Dukomezanye tuzamuke kuri utu tuyescalier twiza natwo tworoheje kuzamuka, duhita tuguha ikaze hano hejuru. Ukihagera uhita uhura hano na jaride nziza. Hano hari jaride nziza, urabona ko uko iyi nzu iteguye, uko ikase, byose biragaragara neza. Natangiye muri introduction nkubwira ngo reka ibyiza tubihe abantu bakoze. Nk'iyi nzu pe, uramutse uyiguze kuri $350,000 uyu munsi, ejo yakunguka cyane. Ni hantu nyine ugura ukaba uri very safe, kandi ubwo ama design agiye ariho, urabona karisa. Muratwihanganira, uragenda ubona kavumbi, tuba twahageze mbere kugira ngo imari nk'iyi ngiyi wowe tukorana, wowe tubana, wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kubona imari nk'izi ngizi. $350,000 Kicukiro mu Kagarama muri quartier nziza. Ubu rero imyubakire y'iki gihe isigaye iryoshye cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari entrance, urwinjiriro rufite urugi rw'ikirahure cyiza. Urabona ko aha hantu harasa neza kabisa. Uru rugi rujya kuri salo rwa aluminium ruragaragara neza. Ni inzu ikinze na aluminium, buri gikoresho cyose kiriho. Ni wumva ngo inzu ngo ni $350,000, ujye wumva ko ari ibintu bimeze neza. Urugi urarubonye rwa aluminium, ushobora kwinjiriramo ugiye hara kuri salo. Ariko hano tukahagira n'urundi rugi rwa entrance nayo igenda ikagenda ikinjira hariya kuri salo. Ariko ubwo bivuze uru rugi ushobora kurwinjiriramo mu gihe udashaka kudisturbinga abantu bari muri salo,
ugahita ukomeza hejuru. Urabona ko ariyo mpamvu bakora urwinjiriro rubiri cyangwa se aho kwinjirira habiri. Ariko aho tuhave noneho muze mbereke hano ubwiza bwa salo yacu. Iyi salo ni nini, irahagije, irisanzuye. Urabona ko ari salo rwose yisanzuye nini nziza. Hanyuma ahangaha tuhafite TV stand. TV stand nziza iriho amadizayini meza. Reba nk'utu tudizayini turasa neza, reba nk'iyi TV stand, reba ukuntu hagaragara neza. Noneho twagera hejuru dufiteho hejuru plafo nziza ya gypsum, itara ryiza, byose urabona ko bisobanutse. Hanyuma ahangaha munsi ya esikariye duteganyije kuzahashyiramo indabo ku buryo uba ufite oxygen ihagije. Urabona ko izi twatangiye kuhategurira kuhashyiramo indabo. Urabona ko ari ibintu bisa neza vraiment. Aho ngaho turahavuye ku gice cya salon ndakiberetse neza. Reka dukomereje hano kuri salle à manger. Salle à manger nayo irahagije, ishobora kujyamo intebe nyinshi, iragaragara neza. Hanyuma aha tukahagira itara ryiza kuri salle à manger risa neza. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Turakomeje tugeze mu gikoni kiri open. Ukuvuga ngo ariko igikoni kiri open na salle à manger. Umuntu uri muri salo ntabwo ashobora kubona ibyo uri gukorera muri iki gikoni, ariko ni igikoni cyiza. Utubati twinshi guturuka hano, kuva hano gutambika ukaza ukagera hano n'utubati, aha hose n'utubati. Ni cya gikoni nyine cy'inzu nziza, kiba ari kinini gihagije. Hano tukahagira umwanya wa firigo munini nawe uhagije. Nk'uko ubibona urabona ko ari umwanya mwiza uhagije, igikoni cyiza. Hanyuma ikindi cy'akarusho kuri iki gikoni ni ukuvuga ngo aha ushobora kuba nka kwa kundi mu gitondo umuntu aba yihuta, ushaka gufata breakfast ako kanya, kuhatera udutebe ahangaha, ukahatereka udutebe, umuntu akagukorera breakfast ukihuta ukajya mu kazi. Urabona ko ari igikoni cyiza cyuzuje ibintu byose, yaba ari utubati yaba ari iki, ni sawa. Hanyuma ubwo ifite n'igikari. Rega ntabwo twagenda tutaberetse igikari cy'iyi nzu. Ni ukuvuga ngo iki gikari uko kibona ukinjira uhita ubona ko cyose kirapavomye. Hariya hari inzu y'umuntu, hariya hari stock, hano hakaba igikoni cyo hanze. Iki ni igikoni cyo hanze nacyo ubona kirimo amarondereza, kirimo ibintu byose. Hanyuma aha niho dufite stock kuri uru ruhande. Aha rero niho noneho dusanga ama esikariye azamuka hejuru. Hejuru hari imyanya y'ibigega hariya hejuru, ariko mo hariya harimo inzu y'umukozi na toilette ye. Urabona ko bayishyize hejuru, ni ibintu bisa neza, ni inzu nini nziza. Nayo ntago ari ya nzu umukozi ubona bamwubakira ukagira ngo amaguru usazajya he ukabyibaza, ariko iriya yo nk'uko ubibona urabona ko ari inzu nini imeze neza. Ubu rero igice cy'inyuma ndakikweretse neza, ariko kandi ntagenda nakweretse nuko iyi nzu yubatse muri ubu buryo, barayisigiye umwanya gutya, bituma bigenda neza. Kandi uyu mwanya uca hano ushobora kuba wagenda nk'umuntu avuye kugura ikintu, nimba ari ikazi uzanye, nimba ari abashyitsi, akaba yanyura hano. Urabona ko biteguye neza. Reka turebe n'ibyumba bigize inzu. Tugiye kukwereka icyumba cya mbere kimwe ushobora guha umushyitsi, ariko mbere yo kukibereka ndabereka ko hano hari toilette. Wa muntu uri kuri salle à manger, wa muntu uri kuri salo akoresha iyi toilette. Rero nakunze ko iyi nzu nubwo mva ngo ni $350,000, buri gikoresho cyose kirimo ni igikoresho cyiza gihagazeho hano kuri iri soko ry'u Rwanda. Iyi ni toilette umuntu uri kuri salo ashobora gukoresha. Aha turakomeza tujya muri korodori itwinjiza mu cyumba. Icyumba hano gifite idirishya ryiza, nicyo cya mbere uhita ubona. Idirishya rya aluminium islidinga neza, urabona ko ari idirishya rinini ryiza. Hanyuma icyumba nacyo ubunini bwacyo urakwemerera gushyiramo igitanda cyawe kigafitinga neza, kuko ni icyumba gihagije kigaragara neza. Ubwiza bwacyo hejuru, amatara meza na plafo nziza, nabyo biragaragara. Hanyuma aha tukahagiraho garde-robe nayo irimo rwose kuri $350,000 urazizana rwose iyi nzu uhita ujyamo. Hanyuma iki cyumba gifitemo dushe yacyo, ni ukuvuga ngo wa mushyitsi wawe azaba ari 100%, azaba ari mu cyumba cye yisanzuye. Dushe nayo ihagije irimo ibikoresho
bisa neza. Reka noneho tuzamukane turebe ibindi byumba bitatu hejuru. Reka noneho tuzamuke hejuru ariko ngende mbereka iki gice kigize ama esikariye. Aya ma esikariye nayo kuzamuka kugera hejuru, urabona ko ari ama esikariye ariho ibirahure byiza ku buryo iyo umuntu ari muri salo ababona rwose yuko iyi nzu atari ubunini gusa ahubwo ifite na design. Ni ama esikariye rero nkuko nkunda kubibabwira, buriya esikariye zihanitse cyane si sawa. Nk'izi ngizi zo zizamutse gutya zoroshye kuzizamuka rwose urabona ko ari sawa. Ukigera hano uhita ubona korodori ihari ica hano. Iyi korodori iragenda ikajya kuri terase. Hari terase ushobora gukoresha kubera ko iri imbere ya chambre principale, ariko n'abandi bashobora kuyikoresha, ndaza kubibereka. Ariko ubwo tuvuge kuri iyi view y'iri tara ryiza riri hejuru y'ama esikariye, urabona ko ari ibintu bitanga ubwiza. Aho tuhavuye turete dukomereza ahangaha aho tugeze mu cyumba kindi cya kabiri, icyumba kinini cyiza cyisanzuye. Aha rero tuhasanze icyumba kirimo garderobe nziza kigaragara neza, icyumba cyisanzuye kurutaho. Urabona ko iki ngiki ni kinini kurutaho, ni icyumba cyiza gihagije, yaba ari garderobe irimo yaba ari iki. Hanyuma hejuru nyine ubwo urabona gifite itara ryiza, gifite parafo nziza, amarangi nayo ni sawa nk'uko ubibona. Aha rero niho dusanga ya dushe. Buri cyumba cyose gifite dushe yacyo. Urabona ko ni dushe nziza irimo ibikoresho byiza, dushe igaragara neza, irimo ibikoresho nyine byiza. Aya mashawa agiye arimo byose ni sawa. Iki cyumba turakibona. Reka dukomereze kuri iki cyumba kindi. Hano hari ikindi cyumba aricyo cyumba cya kane n'icya gatatu. Hasi hari kimwe na kiriya n'iki cya gatatu. Ariko icyo nari nababwiye cyo ugomba kumenya ni uko buri cyumba cyose kigiye kirimo dushe na toilette yacyo. Amadirishya meza agaragara neza. Hanyuma ahangaha hakabaho garderobe, hejuru hakabaho itara ryiza. Ahangaha hari amarangi meza. Iyi nzu ifite ibintu byinshi nabereka. Iyi dushe nayo uri kuyibona, ifite dushe nziza cyane igaragara neza. Nayo uri kuyibona ko ari dushe irimo ibikoresho byiza kandi dushe isa neza. Ubu rero ibyumba bisanzwe turabirangije, tugiye kujya noneho mu cyumba kimwe cyitwa icyumba cya boss. Chambre principale ukinjira uhita uhura n'amagariderobe meza hano, gariderobe zihagije zizamutse kugera hejuru, hamwe nyine ushobora kubika imyenda yawe ukabona ko ari gariderobe nini nziza ndende. Aho rero tuhavuye turetse dukomereza hano kuri iyi dushe. Harimo dushe ya chambre principale nziza igaragara neza, ifitemo ibikoresho byiza, shawa nziza, ibikoresho byiza nyine bigiye birimo, toilette nziza. Buri gikoresho cyose kiri muri iyi nzu uzaza gusura uzayibona ni igikoresho kiri original kandi gisa neza. Iyi ni dushe ya chambre principale. Hanyuma rero hamwe ho kuryama ni ahangaha. Aha hose ni icyumba kinini, ni icyumba gihagije, nicyo cyo kuryamamo. Yaba ari guturuka hejuru kuri parafirimo, ni hahantu nyine uzaryama ukabona ko umeze neza. Hanyuma ahangaha hose nk'uko uhabona umuzenguruko wose naho gutera igitanda nawe uri kubibona. Hanyuma aha niho tugiye gusanga noneho terase y'imbere y'umuryango. Terase ifite view pe. Iyo uhari nibwo noneho ubona ya quartier yawe neza, ukabona ko ameze, urabona ko ari sawa. Iyi terase rero ni nini, ni nziza, irisanzuye, ni terase igaragara neza cyane. Urabona iyi nzu rwose atari inzu igukwiriye nimba warakoreye amafaranga yawe miliyoni 350. Zizane tugukorere imitation y'inzu ushobora guturamo, y'inzu ushobora gukoreramo business kuko iri ku muhanda ahantu heza wa kaburimbo, irisanzuye, yaba ari mu byumba yaba ari uko igaragara. Wowe nimba ushaka inzu nziza nk'iyi ngiyi warakoze ufite amafaranga yawe, ihutire kumpamagara. Nimero yanjye ni 0783300250 ugeze kuri iyi nzu y'imari cyane. Mpamagara nikugezeho.